Turabasuhuje bene data mudukurikira kuri cano kuri ku ijambo dusoma, twishimiye kubana namwe. Tugarutse imbere yanyu mu kuganira amagambo y'Imana no mu kumenya ibijyanye n'umwuka wera. Mbese umwuka wera ni iki? Umumaro w'umwuka wera ni iki? Hanyuma kandi tuje kubabwira kimwe mu cy'Imana yaduhishuriye muri ino minsi ishize. Imana itubwira ngo Uwiteka aje guhora amaraso ndetse no kugenzura ibyo bavuga ko ari ukuri. Hanyuma rero turi buze gusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Hanyuma ibijyanye no guhora turabisanga muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Hanyuma Imana yatubwiye ngo umuntu wese ufite ikiganza kiriho amaraso atarayakarabye, yaba umurozi cyangwa undi mwicanyi wese, Imana ije kureba ko ibyo bavuga ari ukuri. Hanyuma rero utarakarabye ariko kwihana, bigaragara ko afite ibibazo kandi afite urubanza imbere y'Imana. Hanyuma rero Uwiteka azareba ikimenyetso kandi ku gikomanizo cy'umuryango, abafite amaraso ya Yesu ku gikomanizo cy'umuryango ariko bamwakira nk'Umwami n'Umukiza, nabyo azabireba. Niyo nsinzi rero, nicyo kintu kizaturengera. Imana yacu itugirire neza kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Hanyuma muri uku kureba ko hari abafite ikimenyetso cy'amaraso no guhana no guhemba inkozi z'ibibi, ni ibintu Imana igiye gukora mu isi yose, kuko ibabajwe kandi amaraso y'inzirakarengane yageze ku Mana ku bw'aba barozi n'abagizi ba nabi n'inkozi z'ibibi zose zimaze iminsi zikora ibi. Hanyuma rero Imana iri mu kazi, ifite gahunda kandi ireberera abantu bayo. Imana yacu ishimwe. Hanyuma abantu barebwa n'iki kintu cyane cy'iri sakwa ni abambara imyambaro y'urugamba bakagendana inkoni zivuga, ndetse abagurukira nk'ibisiga, abambara amakoti ariho umusaraba cyangwa amakanzu n'ingofero, hanyuma abasenga bubamye n'abicaye ku ntebe zisumba izindi. Aba bantu bose birabareba. Imana iturengere kandi Imana itugire neza. Hanyuma rero icyo Imana ivuga ni uko buri muntu wese agomba kwezwa kandi akihana by'ukuri kuko bikabije. Hanyuma turi buze kureba ikindi kintu kivuga ngo wabatijwe mu batizo ki. Ibyakozwe n'Intumwa umurongo wa mbere kugeza ku wa 7 mu gice cya 19 avuga iby'imibatizo ibiri. Iki nacyo ni ikintu Imana yatuzanye imbere kugira ngo tugihishurire abantu. Ubundi imibatizo ni ibiri. Hari umubatizo w'amazi menshi ari umubatizo wo kwihana, niyo mubatizo wa Yohana yaje abwira abantu ngo nibihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iyi ni inkuru nziza cyane na Yesu yaje kubyigisha. Hanyuma umubatizo wa kabiri ni umubatizo wa Yesu, ari umubatizo w'umwuka wera. Hanyuma Imana irambwira ngo abataremeye imibatizo yombi ngo babatizwe mu mazi menshi cyangwa babe barabatijwe mu mwuka wera, hari undi mubatizo ubategereje, umubatizo ukomeye, umubatizo w'umuriro w'iteka. Hanyuma rero abanze kumvira, nta wundi mubatizo wundi bazabona usibye kubatizwa muri uyu muriro w'iteka, kandi uyu mubatizo nawo uzatangwa na Yesu. Hanyuma rero Imana iturengere, hanyuma Imana itugire neza. Ikindi nje gusobanura imihango ibiri yonyine iba mu itorero rya Kristo, na cyane cyane duturutse ku myizerere y'intumwa kera. Imihango ibiri rero iba mu itorero ni umubatizo wo kwihana ugaragara muri Yohana 3 umurongo wa 5, ndetse n'ifunguro ryera muri Yohana 6:53. Iyo imihango utayikoze, Bibiri tubwira ko nta bugingo ufite. Tuje kubwira abantu rero ngo bashaka ubugingo, ibintu byose batunze mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi ubugingo nicyo kintu gihenze kuko buri guhigwa cyane. Imana yacu turengere kandi Imana yacu itugire neza. Hanyuma rero tugeze kuri iki kintu cy'umwuka wera, tuje kubabwira umwuka wera ni iki, umumaro w'umwuka wera ni iki. Hanyuma usomye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 turanahasoma, aratubwira ngo umwuka wera ni iki. Igice cya 19 aravuga ngo Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Barasubiza bati umubatizo wa Yohana. Imana ishimwe kandi Imana yacu turengere.
abangaba bari barabatizwa uriya mubatizo wa Yohana wo kwihana, ariko Pawulo abarambikaho ibiganza habatizwamo abantu bagera kuri 12 babatizwa mu mwuka wera. Harakeneye rero ko tugira umwuka wera, na cyane cyane ko umwuka wera ari uzadusobanurira ibintu byinshi bitandukanye. Umwuka wera azadufasha, kandi umwuka wera azatubwira n'ibyo tutabwiwe, azaduhishura byose. Umwuka wera rero ni iki? Umwuka wera usomye muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 16 umurongo wa 7 avuga ko umwuka wera ari umuriro, umwuka wera ari amavuta, umwuka wera ari imbaraga. Uyu mwuka wera rero, abantu bahawe umwuka wera bitandukanye n'abantu basutswe amavuta ku gahanga cyangwa mu mutwe, kuko uyu mwuka wera ni ikimenyetso cy'imbaraga zinjira mu muntu kandi akabasha gutsinda, akabasha no kunesha. Turi kubwira abantu rero ngo buzure umwuka wera kandi babatizwe mu mwuka wera kugira ngo bashe gutsinda ibintu biri imbere, na cyane cyane ko Uwiteka aje guhemba no guhana, kandi aje kugenzura abantu ko bari mu mwanya wabo. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero umuntu ufite umwuka wera ashobora gutwika, umuntu ufite umwuka wera ashobora gukuraho cyangwa ashobora gushyiraho ikintu icyo ari cyo cyose. Umuntu ufite umwuka wera ashobora kwimika cyangwa agashyira ikintu mu mwanya wacyo kubw'imbaraga. Umuririmbyi yaravuze ngo kubw'imbaraga dufite tuzabaho no mu rupfu. Umwuka wera rero abasha kutwigisha no kutuneshereza. Imana yacu ishimwe. Umuntu ufite umwuka wera ashobora kumenya ibintu bitamenyekana, na cyane cyane ko buriya umukozi w'Imana umwe yajyaga amenya ibibera ibwami, aho ingabo zapangaga misiyo zo kugira nabi igihugu cyabo, ariko Elisa akabwira umwami wa Isiraheli ibibera neza neza imbere mu nama nkuru y'igihugu cya Siriya. Hanyuma ikindi cya kabiri, umwuka wera atuma dutanga amakuru abandi batabasha kuvuga. Kalebu na Yesuwa bazanye inkuru, bazana na bagenzi babo uko bari 10, bombi ari 12. Abantu bose 10 batanga inkuru y'incamugongo, ariko Kalebu na Yesuwa buzuye umwuka wera, bahishura imbaraga z'Imana zikoreye muri bo. Baravuga ngo abagabo turi kubona imbere yacu b'abanaki barebare tuzabarya nk'imitsima, niba Uwiteka twishimira azatugeza mu gihugu. Ndetse ngo babagirira nabi, bashaka no kubatera amabuye, ariko Kalebu na Yesuwa baravuga ngo twebwe Uwiteka aratwishimira, tuzagera mu gihugu. Imana yacu tugire neza. Iyo umuntu afite umwuka wera rero abasha kumenya amakuru. Umwuka wera atanga imbaraga zo guhagarika rezo. Ndabyibuka na mugenzi wanjye twigeze gutwara abagenzi tubajyana ahantu bari bagiye kwivuza. Hanyuma rero twaje kumenya ko n'ubundi bagiye kwivuza ku mupfumu. Tugeze kuri iyo mbuga, umukecuru ni umukecuru w'Inyamatete. Hanyuma atangira kurondora umurwayi twari tuzanye, atangira kuvuga indwara arwaye n'ukuntu bamuroze. Yari umwana w'umunyeshuri, ariko imbaraga zakoreraga muri twebwe ko twari abana b'Imana turi mu mwuka wera zafunze rezo y'ikirere cy'aho ari gukorera. Aravuga ngo nta kintu ashobora gukora na kimwe tutabanje kumwibwira cyangwa tuve ko aho hantu, ngo kuko abuze amahoro ku bwacu. Bigaragara rero ko iyo umuntu afite umwuka wera afunga ikirere cy'abarozi n'abapfumu. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu tugire neza. Turakangura abantu kugira umwuka wera kugira ngo bashe guhangana n'ibihe turimo ndetse n'ibibarwanya n'ibibagerageza. Umwuka wera afite ubushobozi bwo gukorera mu byiciro 4. Umuntu ufite umwuka wera ibi byiciro 4 abikoreramo. Ibi byiciro twakwita dimensiyo, ni dimensiyo zitandukanye. Uyu munsi ugiye kumenya dimensiyo uri gukoreramo kugira ngo ubashe kurwana. Dimensiyo ya mbere ni dimensiyo twavuga ngo ni ugusinzira. Samusoni yari ari muri dimensiyo asinzirizwa na Delila, ndetse n'abakobwa 5 bari bari muri iyi dimensiyo yo gusinzira nta mavuta bafite. Iyi dimensiyo iyo uyirimo uri umunyamwuka ubasha kunyagwa, ukanyagwa imbaraga, ukanyagwa n'ubwenge n'ikindi kintu cyose n'ubushobozi wari ufite bwose bubasha gukurwaho iyo uri muri dimensiyo yo gusinzira. Ni naho havuye ijambo ngo yewe usinziriye kanguka, Kristo akumurikire. Imana yacu tugire neza, kandi Imana yacu ihimbazwe. Nyuma dimensiyo ya kabiri ni dimensiyo yo guhagarara. Iyi dimensiyo Mose yayikoreyemo ubwo yari ari imbere ya Farawo, adahindishijwe umushyitsi n'ingabo za Farawo cyangwa n'abarozi n'abapfumu bari bamuri imbere, ahubwo arahagarara ashikama. Hanyuma rero umuririmbyi yaravuze ngo hagarara ushikame. Mose si wowe witumye, Imana niyo yamutumye. Hagarara ushikame, ukomere, uhagarare kigabo. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu tugire neza. Suzuma dimensiyo urimo muri kano kanya, suzuma icyiciro urimo gukoreramo cyatuma ubasha kunesha, kuko turi buze kuvuga uburyo abantu bakorana n'Imana n'uburyo bakoresha imbaraga z'umwuka wera na dimensiyo tugomba gukoreramo muri no minsi. Imana yacu turengere. Hanyuma indi dimensiyo ya gatatu ni ukugenda.
Pawulo yaravuze ngo ubu ndimo ndasiganwa kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye, kandi harageze ngo natwe dutangire gusiganwa, dutangire kurwana, dutangire kugenda ndetse no gukubita ikintu icyo ari cyo cyose dukoresheje izo dimansiyo. Imana yacu turengere kandi Imana yacu tugire neza. Dufite ubushobozi rero, dufite ubutware kwa Yesu iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Hanyuma indi dimansiyo ya kane ni abagendera ku mafarashi. Abagendera ku mafarashi, umwanditsi umwe yaravuze ngo ubwo wasiganwe n'abagendera amaguru, abagendera ku mafarashi nibazo uzabigenda gute, cyangwa Yorodani niyuzura uzabigenza ute? Hanyuma rero turasiganwa, kandi abantu bagendera ku mafarashi, iyi dimansiyo ni dimansiyo ikomeye. Iyo umuntu ari muri iyi dimansiyo ntaterwa ubwoba n'abarozi, ntaterwa ubwoba n'abapfumu, ntaterwa ubwoba n'indi myuka iyo ari yo yose, kuko aba afite ubushobozi muri we. Ubuzima bwe buba bwararangije kuba mu mbaraga no mu bushobozi. Icyubahiro cy'Imana kimuzengurutse. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu itugire neza. Hanyuma rero twaje kubabwira ngo va ku bantu, kura ibyiringiro ku bakomeye, kura ibyiringiro ku mafaranga ufite, kura ibyiringiro ku banyamadini, kuko igihe kirageze ngo ukore muri dimansiyo y'abagendera ku mafarashi, ubashe gusiga isi, ubashe gusiga n'abayirimo. Igihe kirageze rero kandi kiragoye. Va muri Babuloni, sohoka muri Babuloni, ubashe gukiza ubugingo bwawe. Imana yacu tugire neza. Tugeze mu bihe byo gusenga, ariko mu mbaraga dufite no mu bushobozi Imana iduha, tubasha gukubita hasi no gutsinda imbaraga izo ari zo zose dukoresheje dimansiyo ya kane yo kugendera ku mafarashi. Harageze rero ngo tubwire abakristo bagendera ku mafarashi. Uyu munsi urabazwa uwabatijwe mu batizo ki. Turaburira abantu, waba uri umupasitori, waba uri umushumba, waba uri umumanseri, waba uri umuntu utandukanye n'abandi uko waba ubyiyumvamo, turagusaba uba ufite uyu mubatizo w'umwuka wera. Uyu ni umubatizo utanga imbaraga, uyu ni umubatizo ugira impishurirwa, uyu ni umubatizo ubasha gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana yacu turengere. Turasabwa rero kuzura umwuka, turashaka kurwana intambara ikomeye, tukabasha gutsinda. Hamaze iminsi tubona bita abakozi b'Imana bajya ahantu mu butayu cyangwa mu buvumo, bakikorera amabuye ngo barajugunya abantu, bakajugunya inshuti. Bibiliya iratubwira ngo mukunde abanzi banyu, musabire abarenganya. Ntabwo abanzi bacu tujya kubajugunya nk'abahirika amabuye, ahubwo turi muri dimansiyo y'umwuka wera, twumva ko umwanzi wacu abasha gutsindwa, kandi umwanzi wacu ni Satani. Tubasha kumunesha kubw'imbaraga z'Imana dufite. Hanyuma rero Imana yacu turengere, Imana yacu tugire neza. Hari n'abigeze bampamagara bakambaza ngo mbese mukozi w'Imana, umuntu abasha kujya gusenga agahagarika amasezerano yawe? Ntabwo rero ibintu bibaho. Iyo umuntu ari muri dimansiyo ya kane y'abagendera ku mafarashi, nta muntu uhagarika amasengesho, nta muntu uhagarika n'amasezerano ye. Hanyuma rero ndashaka kubwira abantu bajya gusenga, bagasenga bene aya masengesho, ko nta kindi kintu kibumvira usibye baba dayimoni bacanywe na Satani. Nibo bafata ibisubizo by'abera, ni nabo kandi batanga ibisubizo, bakavugana n'abantu bakababwira ko ari Imana ibikoze. Ndashaka kubwira abantu rero ngo basenge Imana yo mu ijuru, kandi bari mu mbaraga z'umwuka wera, kuko harigeze igihe ngo dusengere mu mwuka iteka. Igihe kiraje kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri Data ashaka ko basengera mu kuri no mu mwuka. Dushimye Imana rero ibanye natwe, ikaduha ubushobozi bwo gutanga ubutumwa, bwo gusobanurira abantu ko isakwa rije, ndetse abantu bagiye kugenzurwa, kandi umuntu ufite ikiganza cyuzuye amaraso, igihe cyo guhanwa n'igihe cyo guhora kigeze. Imana yacu turengere. Reka dufate ibihe byo gusenga. Mana turagushimye kuko uri Uwiteka, uri rubasha ugira neza, uri igitangaza, uri umwami, urera, urakomeye. Dusengeye abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye, bari n'ahantu hatandukanye, Uwiteka, kugira ngo abantu bamenye dimansiyo bagomba gukoreramo, icyiciro cyangwa ikirere bagomba kuba barimo cy'umwuka, ubuzima bagomba gukoreramo, imbaraga bagomba gukoresha, umwuka wera bagomba kugendana, ubumenyi bagomba kugira muri ibi, ihishurirwa bagomba kugira. Haleluya, turagushimye, nuhabwe icyubahiro, uri Uwiteka. Turasengera abantu bafite indwara zitandukanye, turasengera abantu bari mu bihe bitandukanye, Mwami Imana, mu bihugu bitandukanye, kugira ngo ubuntu bwawe bubasange, imbaraga zawe zibazenguruke, ubushobozi bwawe bubagote, icyubahiro cyawe kibazeho, ubuntu bwawe bubagire neza, kandi imbaraga zawe zibarwanire. Icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen.